musharinge video nziza, kubera yuko iyo usharinze video nziza bituma umuntu yikora akomeza akora n'izindi, kandi nta bundi bwiza bwa video, ni just the idea behind content. Idea behind niyo determininga niba video nziza cyangwa atari nziza. Ntidukomeze kugira viewership nyinshi kuri video zo kubomora, kuri video z'indangamirwa, oya, video zo kumena umuceri, oya, na video zifite ikintu zishyira mu mufuka mu buzima bwacu bwa buri munsi sharing zigere kure, video zigisha tuzi promoting, video ziri how to, hari content za how to z'ukuntu zigisha ukuntu ibintu bikorwa, nazo tuzigire kuko nta viewership ziba zifite. So guys, ejo nabakoreye video mbabwira ukuntu scholarship bimeze, abanyeshuri muri masters n'ibiki, ariko ntabwo maybe sinigeze nk'inarifyinga neza ibintu, kubera yuko ari nk'ukuntu umuntu ari kunyandikira ugasanga harimo ibintu adasobanukiwe, kandi kubera ubwinshi bw'amanimero mba nakira nyandikira, kandi nanjye mafite n'izindi gahunda za buri munsi, ntabwo binyorohera kubasubiriza rimwe. No mpamvu se mvuga ati rero ngo ino video is like part 2 of the previous video nakoze ejo, ariko ubwo urumva no kugira ngo clarifying ibintu. Iriya scholarship nababwiye abantu bo muri masters irareba abantu barangije 2023 gusa. Ikindi irareba abantu bashaka kwiga cyangwa banize nanone science muri license, muri bachelor's degree. Ufite bachelor's degree mu bintu bya sciences cyangwa technology, ubwo nama engineering. Ikindi ukaba ufite cumulative nziza, ufite amanota meza, waranarangije 2023. Izo factor nimba uzujuje ari bunyandikira mbaza ibijyanye na scholarship, nimba utazujuje nyandikira mbaza ibindi bintu rwose, kugira ngo bigende neza. Yes, aduhana umugisha, umugani w'abarokore niko njya numva bavuga. So ubwo rero nibyo ngibyo nashaka clarifying, ako na akantu ka mbere. Ikindi nanone ebana murimo muransebya niba ngukoreye video iguhindurira ubuzima ukaba udashaka kuhereza views nk'iyo mujya muhereza video zo kubomora, video z'indangamirwa iyo abahungu baza uploadinze, murimo munyereka yuko demand ari ibindi mukeneye, muri kunyereka yuko mudakeneye opportunity, muri kunyereka yuko mudakeneye gutera imbere mu buryo buri nk'ubu ngubu bwa online, kubera yuko sinizi video zanjye zonyine, na video z'uburyo bigisha trading, video z'uburyo bigisha real estate, video zivuga ku ma cryptocurrency ntago muzireba, kandi abanyarwanda barazikora. Rero nimwege mutuma bahindukira bakajya gukora izindi video zo gutumira abahungu, ugasanga umuntu arahitinga, ariko wakumva ibintu avuga kumva ni ibintu utakishimira ko papa wawe yakabivuga, ukumva ni ukubomora, ni indangamirwa, ni ukudama, ni ibintu biri aho ngaho by'amafuti. Wareba views, wareba comment, wareba engagement, urabizi neza yuko bavuga ko akenshi baravuga ngo abantu bakureba baviewer bawe ni mubamusa, rwango niba ino content nyikoze ukayikunda hari akantu duhuje, niba ino video nyikoze nuyikunde hari akantu tudahuje. Ubwo rero babahungu niba bakora zira video zikagira engagement imeze kuriya ni ikibazo, kandi murabizi neza yuko abantu bakoresha social media most of them ni young generation, ni urubyiruko, kandi hakaba ari ikibazo kijyanye n'ibura ry'akazi mu rubyiruko ku isi hose kirahari, by'umwihariko mu bihugu byo muri Afrika byo ni ibindi. So rero tugomba kubicreatinga nk'ubu ndimo ndeba umupeti wo muri Nigeria witwa Pira, bamwita Pira, afite TikTok imaze kumuboominga, amaze kugira ama million 10 million followers kuri TikTok. Yaguze amamodoka, yaguze amazu, kandi ni umupeti w'imyaka 20, ni umupeti muto cyane. Ari abandi bapeti bagiye babikora ibintu bigakunda. Ubu bumenyi bwose mugenda mubona, natwe uko tuba tugenda dutera imbere gake ku rwego rwacu, biba bifite n'ahantu bihurira na internet. So rero nk'iyo mbibonye nka gutya, nkabona ukuntu abapeti bo muri Nigeria bari gutera imbere, nkabona ukuntu abapeti bo mu bindi bihugu cyane nabo muri Amerika ba speed bari gukora ibintu birenze, ba Mr Beast bo n'abarumodo bacu,
nkareba none nabona nko mu Rwanda nkabona ikintu kiri gutrendinga ni ukubomora ni indangamirwa, ni ukubomora, ni ukumena umuceri. Ni wango niba ukoze video bitari kumena umuceri ntago babireba nyine, kandi ukabiba biza ariko ari urubyiruko, amajwi y'ibanga, amakuru y'ibanga, noneho hasi, noneho wa mupasiteri tumushyize hasi, noneho wa mama bigenze gutyo. Ni ibyo biboro ukabona nibyo bifite viewership nini, kandi ugahindukira ugasanga urubyiruko ni twebwe dufite access kuri internet, ni twebwe dufite access yo kuba twakiga ibintu bishyashya, ariko ukabona ntago tubirimo, ahubwo twe twibereye muri izo video. Bizatuma abantu bakora video zigisha bahindura umuvuno, natwe dutangire gukora ibyo bindi bimeze gutyo. Usange rero niyo mpamvu nyine usanga nyine ugasanga ntabwo turi kugira positive result nk'iz'ibindi bihugu. Nk'ubu ngubu biratangaje ukuntu aba YouTuber mu Rwanda bari successful, ari abantu bakuru, ari abantu bafite ingo. Ibyo bintu ntago bibaho ubundi hanze, ntago bibaho. Ugasanga nk'umuntu ufite channel ya mbere ni umuntu w'imyaka 30, ntago bibaho 35, ntago bibaho. Ba Speed n'abana, ba streaming n'abana, ba Mr Beast n'abana 26, bari abapeti bose, bari bose usibye wenda havuyemo nka za TVC nka zino platform z'abahinde wenda zikora streaming amafilime, wenda nizo usanga nka za Jiraje Films, nizo usanga na za zifite viewership nini, ari abantu bakuru nyine, ari ibigo byishyize hamwe. Ariko kubijyanye no kuvuga ngo aba YouTuber abari abajene, abari abana batoya, ariko mu Rwanda usanga ari abantu bakuru, urumva umuntu nyine aza mu bintu yarabipanze, abifitemo umushinga avuga ati bigomba gutunga abana banje. Urumva ntago agomba kuba creative, agomba ahubwo gukora ibintu bituma bigira amafaranga byinjiza mu mufuka. Ngira ngo muri kubyumva. Ariko nimba uri umujene ufite amahirwe yo creating ibintu bishyashya, ufite amahirwe yo gukora ibintu bishyashya, abandi bajene bakaba ari bo bisupportinga, kubera yuko ntago video ndi bikore. Niba ndi gukora video wenda nkakubwira uburyo ki wenda kwiga hanze bishoboka, gukora hanze bishoboka, nkakubwira uburyo ki ushobora kujya kuri website datinga akawakurayo serious relationship. Ibyo ngibyo ntago ndi kubikora kugira ngo papa wawe cyangwa papa wanjye cyangwa papa w'umuvandimwe wanjye abirebe, cyangwa mama wawe cyangwa mama nuza birebe. Ibyo ndi kubikora kugira ngo we mujene tungana ubirebe, kubera yuko I share you testimony y'ibintu nabonye ko byakunda, nibyo ngusharinga. Uburyo rero mba mbibonamo position ndimo niyo wowe urimo mujene tungana, ntago ariyo papa wawe agomba kuba arimo. Ni ikibazo rero iyo mbona imibare, ukabona imibare ya views ya video nk'izi ziba ziri educative iri hasi, ariko ugasanga video zo kubomora ziri hejuru. Ugasanga video na bya bindi byose mubona biprovoka igihugu niho bihera, kubera yuko biba bifite engagement iri hejuru. Kuko ukuntu social media zikora, niba nkoze video ukayikunda ukayisharinga mugenzi wawe iramugeraho. Niba nkoze video ukayisharinga, YouTube iravuga ati niba abantu 5 bayikunze ikarangira video, reka tuye abandi 5 barebe. Niba bayikunze nabo bakaba 10, YouTube itivuga ati ya video ishobora kubirimo umwimerere, bakahita bayihereza abandi 20. Abandi 20 iyo bayirebye bakayikunda, YouTube itivuga ati ya video ni nziza, bagahita bayikubita abantu 100. Abo bantu 190 bayirebye bakayirangiza, bahita bavuga ati video iri recommended kubita senyisa. Iyo senyisa bayirebye byize 400 muri bo bakayireba yose karangira, bahita bayikubita mu 2000 by'abantu. Nuko nguko video iba viral. Ariko niba ngukoreye video ukayireba ukayihorera, ahubwo ugahita ujya kureba ukuntu Sodoma babimeze, ukuntu nagiye wa muhungu yagiye Sodoma, indangamirwa zikamukubitirayo, video iraboostinga. Wenda ikintu gihari, umuntu ushaka video zigisha nawe ntagayibura, we arihiringa ko nkanjye najyaga ndeba ama video y'abantu bakora content barahari bakora video hari amacano nkangaye mbanza akora ibintu byiza. Nubwo yabakora n'abantu bakuru, ariko ndabizi ko ari amacano akora ibintu byigisha ama forex, amacano yigisha ibintu by'ama cryptocurrency, amacano yigisha uburyo ki ushobora kumigratinga, amacano yigisha uburyo ki ushobora kujya muri social life ukabona ibintu byiza byo mu buzima busanzwe. Content nyine zirahari nziza, ariko ziba ari nkeya, no kugira ngo uzayigweho biragorana, kubera yuko high recommendation yazo ntabwo iba ari nziza. Ubwo rero guys, mwikubita akanyafu, abajene tungana mwikubita akanyafu, murebe video zacu, murebe video zigisha. Bizajya bituma umuntu avuga ati noneho
nzajya mbahereza content. Nk'ubu ngubu hari content nakabaye mbashyiraho content zijyanye n'ama design, ibintu bijyanye na civil engineering n'urugero, nkabashyiraho ama design n'ibiki byose, ariko ibyo ngibyo ndabizi yuko mutabireba. Ama software y'abahari, ama robot mukayiga, ama Revit mukayiga, ama AutoCAD mukayiga, ariko kuko hari ababikora bitarebwa, ntago nafata umwanya wo kubikora kubera yuko barakubwira ngo hari umuhanzi umwe ajya kuririmba ngo urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva. Rwango iyo umuntu akubwira ati pushing urabikora, ariko niba ukoze ikintu nk'iyi video tuvuge ifite iminota irenga 10, ukabona ifite views 10, ifite views 20, ucika intege kubera yuko at the end of the day bisa nkaho uri gukora ubusa. Urumva uba umeze nk'uri muheka uwanga, uhita uvuga uti rero why not wasting my time in this shit, kuki ntabivamo nkikorera ibindi. Ngayo nguko rero nuko ibintu biba bimeze. Rero mpita nanga ka message kanye kihuse. Ubu ngubu admission ziba zifunguye mu bihugu by'Iburayi, bashaka kwiga October intake zigomba kuba zifunguye. Scholarship abanyeshuri masters iby'umwihariko w'abahanga science na technology barangije na 23, iyo message igomba gutambuka iki cyumweru cyose, ngomba kuyibaha kugeza igihe bigeze ku banyarwanda as much as possible, ku rwego nifuza ko bigeraho. Ikindi ama work permit, ibyangombwa by'akazi gukora muri Europe ni ibintu bigoye, ariko ni ibintu bishoboka. Kwirihira bachelors na masters ni ibintu bigoye, ni nakusi si ibintu bigoye, ibyo ni ibintu bishoboka ukiga unakora. Ibyo byo nta bundi bwenge burimo, kubera yuko nama informations ni nama update asanzwe nyine, nta bundi bwenge baburimo. So guys, rero nuko nguko gahunda ziterambere ziba zimeze. Mukomeze kureba video, mukomeze kuzilikinga, mukomeze kuzisharinga, mukomeze kuzikomantinga, kandi mukomeze kwiyubaka muri gahunda za buri munsi, kugira ngo n'izindi gahunda z'ubuzima busanzwe kakazi ukomeza gukora, ukomeze uzanonane wiga ubumenyi, ukomeze uzanonane ukore utuntu twawe, ariko nanone gahunda z'ubuzima busanzwe nazo zikomeze. So ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo nashaka kubaganiriza, ariko nanabashimira abamaze gukora subscribe, abamaze kurikinga, abamaze gusharinga. Hari ababa hari nyine, hari abantu bawe ubufite guys, kubera yuko of course ntabwo turi guhera kuri zero, turi guhera ku mibare runaka. Iyo mibare rero ni abantu bari positive, urumva ntabwo twabirengagiza, kandi ntabwo twabura kubashimira kuko akazi baba baragakoze. So ngayo nguko rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda zanyu za buri munsi. Ubwo ngubwo naye mbonye akanya ndavuga ati reka nze mbabwire ukuntu iterambere ry'urubyiruko rero rigomba kuba rimeze.